Ndagusuje kandi nkwa ikaze kuri wese ukurikiye Story House, reka nizere kumeze neza cyane aho uherereye hose. Hanyuma rero muri aka kanya shaka ko turebera hamwe ku bibazo cyangwa se inama, nguhe inama nyine we musore udakwiye kubaza umukobwa niba ushaka koko muzakundana. Ubundi abahanga batandukanye bagira inama abantu ku myitwarire cyangwa ibibazo umusore atakagombye kubaza umukobwa niba yifuza ko bakundana koko. Ku rubuga rwa internet wellandgood.com umwanditsi w'ibitabo umunyamerika witwa Hana utuye mu mujyi wa New York agira inama abantu bifuza gukundana, akavuga ko atari byiza niba muhuye bwa mbere gutangira kuganira ku bijyanye na politike, imyemerere ndetse n'amafaranga, ahubwo ngo bakaganiriye ku bindi bibafasha gutangira kumenyana. Kuri urwo rubuga kandi bavuga ibibazo umusore atakagombye kubaza inkumi bahuye ku nshuro ya mbere kandi yifuza ko urukundo rwabo rukomeza kugira ngo uko guhura kwa mbere bitaba ari nabwo bwa nyuma bahuye. Mu bibazo umusore atakagombye kubaza inkumi yifuza ko bakundana birambye harimo kutabaza umukobwa ibijyanye nabo bakundanye mbere, nko mu kumubaza ngo umusore mwakundanye mbere yari ameze ate. Uwitwa Jonathan Bente washinze sosiyete yitwa Double Trust Dating ifasha bifuza gukundana ikorera mu mujyi wa Ohio, avuga ko ibaje icyo kibazo ubutangiye nabi, kuko ubundi abakundana bahuye bwa mbere bagomba kuganira kuri bo ubwabo nibite ku bakundanye mu bihe byahise. Ikindi kibazo umusore adakwiye kubaza umukobwa ni iki ngiki, ni ukubaza umukobwa bari kumwe niba yumva yishimiye uwo mwanya bari kumwe. Uwo muhanga mu by'urukundo witwa Jonathan avuga ko ubaye utabona ko yishimiye kuba ari kumwe nawe wirinda kwishyiramo ko ari we wabiteye, kuko nuba uzi niba ari ibindi bibazo bye yisanganiwe byo mu muryango wenda n'ibindi, uretse ko ngo bishoboka byaba binavuze ko mutanahuza, ariko ngo si ngombwa kubaza icyo kibazo. Si byiza kandi kubaza umukobwa niba hari undi musore bari kumwe mu rukundo mu gihura, kuko nk'uko Jonathan bivuga byumvikanisha ko ushobora kuba ushaka kumugenzura cyangwa se ukaba wazajya unamufuhira mu gihe kizaza. Ibyiza ngo urabyihorera ukazamenya niba hari undi bari kumwe uko iminsi igenda ihita. Ku rubuga kandi rwa Artidizeduile naho bavuga ko umusore uhuye n'umukobwa yifuza ko bakundana atakagombye kumubaza niba hari undi musore afite bakundana ngo akomeza amubaza aho bahuriye nuko bamenyanye n'ibindi, ahubwo kuko ngo bizwi ko abakobwa beza batabura abahungu bakundana. Niba guhaye umwanya wo kuganira muraganira, nyuma ukazabyimenyera niba afite undi musore cyangwa se akunze wowe. Ikindi ngo si byiza kubaza umukobwa mu gihura umusore w'abasore amaze gukundana nabo, kuko ngo nta gisubizo cy'ukuri wabona kandi anamaze kugusubiza, nubwo ngo byaba atari ukuri we yahita akurikizaho kukubaza abo mwakundanye, ugasanga bibaye ibyo nimubone n'umwanya wo kuganira kuri mwe n'urukundo mugamije rukabura umwanya wo kuruvugaho. Nanone kandi ku rubuga rwa Best Life Online nabo bavuga ibibazo umusore atagombye kubaza umukobwa yifuza ko bakundana mu gihe bahuye bwa mbere bagiye gusangira kugira ngo baganire. Mu bibazo umusore adakwiye kubaza umukobwa nk'uko bigaragara kuri urwo rubuga harimo kumubaza impamvu adafite umuntu bakundana kandi bigaragara ko ari mwiza. Umwanditsi witwa Labi Bregman yavuze ko kubaza icyo kibazo umukobwa mu gihura ari bibi, kuko biba bisa no kumushinja ko afite ibitagenda neza kuri we bituma adafite uwo bakundana, kandi ubundi ngo biba bishoboka ko ari uko atarabona uwo bahuza gusa. Nanone kandi umusore ntiyakagombye kubaza umukobwa bagihura niba akunda gusaragurika cyangwa kuba crazy, wenda akaba yamubaza ati se nizere ko udakunda gusaragurika cyane kuko maze igihe nkundana n'abantu nyuma gasanga bakunda gusaragurika. Iki rwose ngo nukazajye unakivugana gatoya. Candice A impuguke mu kwigisha abashaka gukundana avuga ko umusore adakwiye kubaza umukobwa icyo kibazo, kuko nawe yakwibaza impamvu akunda guhura nabo basaragurika gusa. Ibyiza ngo urareka ukazagenda ubona uko ateye buhoro buhoro mpaka nyine umumenyaho, kugira ngo uhite umubaza ati se ngo nizere yuko nyine ngo udakunda kusaragurika ibiki n'ibiki. Nyine ubwonko bwo n'umukobwa ashobora kwita atekereza ati nawe wasanga ari kameze nyine ibintu nk'ibyo, kwa kundi nyine umuntu aba azi ko yifiteho defu nyine agashaka undi nyine udasaragurika tu. Niba nsaragurika ntago nashaka nyine undi muntu usaragurika nkanjye, nyine kwa kundi nyine umuntu aba yishyizemo ati niba nanywa inzoga ubwo nyine sinzashaka umugore unywa inzoga, ibintu nk'ibyo nyine. Kandi nta musore ukwiye kubaza umukobwa bagihura ngo ubuse urabona urukundo rwacu rugana, bituma umukobwa amufata nk'uwihebye cyangwa se ufite ubwira bwinshi. Ibyiza ngo urategereza ukareba aho rugana nyine. Ikindi nta musore kandi wakagombye ngo kubaza ibiciro by'ikintu abonanye umukobwa bagitangira gukundana. Urugero nk'isakoshi afite bigaragara ko
ihenze si byiza ko mubaza igiciro cyayo. Uwitwa Bonnie Winston icyamamare akaba ari impuguke mu by'urukundo avuga ko bihagije ko wamubwira ko afite isakoshi nziza bitabaye ngombwa kujya mu biciro. Ikindi nta musore ukwiye kubaza umukobwa bagihura kandi yifuza ko bakundana ngo mbese urumva wakunze uko ngaragara cyangwa uko nambaye. Icyo ngo ni ikibazo gishobora kuzana ibisubizo bitagushimisha. Ibyiza ni ukukihorera nk'uko bivugwa n'umutoza mu byo gukundana witwa Rosalinda Sedeka. Ikindi ngo umusore ntiyagombye kubaza umukobwa bagihura niba yifuza kuzabyara cyangwa umubare w'abana yifuza kuzabyara. Ibyiza ngo ni ugutegereza bakabanza kumenyana mbere yo kubaza icyo kibazo. Ikindi ni ikingiki, umusore ugihura n'umukobwa bwa mbere kandi ngo ntiyagombye kumubaza ibijyanye n'uko abanye n'ababyeyi be, kuko ngo icyo kibazo cyatuma atisanzura mu kiganiro gikurikiraho, cyane cyane abajijwe icyo kibazo abanye nabi n'ababyeyi be cyangwa se atanabafite nk'uko bivugwa n'uwitwa Perry. Ikindi nta musore ukwiriye kubaza umukobwa bagihura uko yatandukanye nabo babanje gukundana nubwo byaba bimuteye amatsiko. Agomba gutegereza akazaba abimenya. Ntagomba no kumubaza icyo yiteze mu rukundo rwabo. Ibyiza ngo no gutegereza. Ikindi ngo nta musore ugihura n'umukobwa yifuza ko bazakundana wagombye kumubaza umubare w'abantu amaze kuryamana nabo. Ibyo ngo nibiba bikureba nk'umuntu ugitangira gukundana nk'uko bivugwa na Brinkman. Si byiza kandi ko umusore abaza umukobwa bagihura ko akunda kurya cyane no kunywa nk'uko yabigenje aho bahuriye baganira. Ibyo ngo bishobora gutuma urukundo rudakomeza, kuko niyo yaba akunda ibyo kurya no kunywa cyangwa atabikunda ashobora kubona ko uzajya umugenera ibyo afungura agahitamo rwose kuba yakureka nyine. Ikindi umusore ugihura n'umukobwa yifuza ko bakundana atagombye kumubaza n'ibijyanye n'imyaka ye, kuko abakobwa benshi icyo kibazo rwose nibagikunda kandi nyine niyo ukimubajije ntibakunda rwose kukigusubiza. Ibyiza ngo wamubaza amazina ye cyangwa ibyo akora. Ibyo ngo biba bihagije ku bantu bagihura. Ibindi uko azaba bimenya nyine uko muzagenda mumenyana. Nguko rero ngibyo ibintu we musore utakagombye kubaza umukobwa nyine niba wifuza ko mujya mu rukundo nyine mukarwinjiramo neza mugihura cyangwa se mukimenya vuba nk'uko impuguke zitandukanye zigenda zibivugaho. Impuguke nyine mu by'urukundo. Iyi ni Story House, kanda subscribe tujye dukomeza kubana. Jye na Lidiane Mahirwe, Imana ikomeze kubarinda cyane.